niba ushaka gukomera, niba ushaka gukira, niba ushaka kubahwa, shakisha imbaraga zo guceceka muri wowe. Rimwe na rimwe abantu benshi barwanira umwanya w'ijambo, bakarwanira kuvuga bazi ko kuvuga ari ingenzi. Nibyo kuvuga ni byiza, ariko biba byiza cyane iyo umenya umwanya wo kuvuga ukavuga, ukamenya n'umwanya wo guceceka ukawucecekamo. Wowe nkurikiye kuri Rama Family, reka nkwereke ibihe 5 by'ingenzi byo gucecekamo. Igihe cya mbere ni igihe ubona ko hari umuntu ushaka kukwenderanya, face à la provocation. Mu gihe wavumbuye ko hari umuntu ushaka kukwendereza kugira ngo agute mu mutego, ushaka imbaraga zo guceceka. Iyo umwihoreye ugaceceka bimuca intege, kuko nawe ababuze icyo yagushakagamo ari ryo jambo. Guceceka ni inshuti itazagutenguha na rimwe. Igihe cyose uzavumbura ko hari umuntu uguteze kugira ngo agukuremo ijambo, uzaceceke, uzishakemo izo mbaraga. Guceceka bigirwa n'abanyambaraga. Igihe cya kabiri cy'ingenzi cyo gucecekamo, mu gihe ntacyo kuvuga ufite cyangwa se uri gukekeranya, nubona bagusaba kuvuga cyangwa se igihe cyo kuvuga kikugezeho ntacyo kuvuga ufite, cyangwa se ibyo ugiye kuvuga utabihamya, utabizi neza, urasabwa guceceka. Ni igihe cyiza cyo guceceka, kuko aho kugira ngo uvuge ibintu utazi, cyangwa se ubeshye, cyangwa se winyuremo, ahangaha uzaceceke, kuko kugarura ibyo bavuze biravuna cyane, cyangwa se rimwe na rimwe ntibinashoboke, cyangwa se utanabigarura ukitwa umuswa, ugasuzugurwa. Icecekeraho kuvuga ibyo utazi, ibyo utari shuwa ntuzabivuge rwose. Wenda bazagusekere ko wacecetse, nta zindi nkurikizi bizagira. Kandi burya nibiba ngombwa kuvuga, hano ugirwa inama yo kuvuga nyuma. Igihe cyose uri gukekeranya bakagusaba byanze bikunze kuvuga, uzavuge nyuma y'abandi, wabanje kumva pozisiyo yabo n'ibitekerezo byabo. Ariko muri uyu mwanya bagusaba guceceka. Igihe cya gatatu cyo guceceka ni igihe hari uwagusabye ko muganira. Jya ubanza umwumve wowe ucecetse avuge, kuko nyine niwe uba wagusabye ko muganira. Hari igihe ashaka kukugisha inama cyangwa se kukubwira ibibazo bye, ndetse hari n'igihe aba ashaka kukubwira ko agukunda. Icyo gihe rero ntabwo akeneye amagambo menshi umubwira cyangwa se kumushinja ko yagize amakosa niba hari inama ari kukugisha cyangwa se ibindi. Ahubwo ikintu cya mbere aba akeneye kuri wowe ni ukumutega amatwi, apana kumubaza byinshi, kumushinja amakosa, kumwereka ko yayobye cyangwa n'ibindi. Mutega amatwi, kuko icyo gihe biba byagiye muri cadre ya counseling. Uriya muri counseling ushobora gufasha umuntu utanabumbuye umunwa namba, kubera gusa ko wamuteze amatwi. Igihe cya kane cy'ingenzi cyo guceceka rero ni igihe hari igikundi kikwibasiye, cyangwa se itsinda ry'abantu ryaguhagurukiye. Ahangaha birakomeye cyane, ugomba guceceka. Ntuzashake kwisobanura ngo ukunde ubemeze, haba kuri bo ubwabo cyangwa se haba kuri social media, haba no mu bandi. Uzaceceke. Kwisobanura kwawe kuzaba nk'urusaku kuri bo, muhangane, kandi ntawe ukeneye kukumva. Namugirwa rero, hano urasabwa guceceka, ukabareka bakavuga bonyine. Uriya iyo habuze version yawe bageraho bagacika amazi. Wowe ceceka gusa, kora, iyubahe, irinde. Niwisobanura uzisobanya, usuzugurwe. Mbere yuko ngera ku gihe cya gatanu cy'ingenzi cyo guceceka, ndakwibutsa kuri Rama Family. Niba warakoze subscribe ndagushimiye. Igihe cya gatanu cy'ingenzi cyo guceceka ni igihe ufite ikintu wifuza ko gishyigikirwa. Aha ni nko mu nama cyangwa se ahandi hantu hafatirwa ibyemezo.
ugomba guceceka abandi bakavuga, bakajya impaka ukicecekera. Iyo rumaze kubura gica cyangwa se hari uburyo bari babonye byagenda, ugafata ijambo ukavuga, bigira agaciro kuko buri wese aba abona ko wabyiteguye, utari kimwe nk'impubutsi. Abantu kandi bakunda kuvuga bakarwanira umwanya w'ijambo. Hari abatekereza ko kuvuga nyuma ari ubwoba cyangwa ubugwari, nyamara wowe uzabikorere ko udafite inyota yo kwisobanura. Nsoza mbwire buri wese unkurikiye ko guceceka buri gihe nanone atari byiza, kuko hari n'igihe cyo kuvuga, ku buryo muri icyo gihe ugomba kuvuga. Iyo ucecetse yitwa ubugwari, kandi koko biba ari ubugwari, cyangwa se bikaba ari ubugome, cyangwa se ahubwo bikaba n'ubugambanyi. Hari igihe cyo kuvuga, hakaba n'igihe cyo guceceka. Ntugaceceke mu gihe cyo kuvuga, ariko kandi ntukavuge mu gihe cyo guceceka. Ndagushimira.